ndashaka ko umbwira uheraye wita umuhungu wa Asiya. Umuhungu wa Asiya burya ntabwo wakihakana umubyeyi wawe, ntabwo wakihakana umubyeyi wawe, byaba ari amakosa. Asiya ni umubyeyi wanjye, Asiya yarandeze, ko mbona gutya mbikesha Asiya, kuko ngiye kuva navuka ubu sindabona data. Kuva wavuka ntabwo urabona papa wawe? Ntabwo ndamubona. Ubu ngubu wujuje imyaka 20 ariko ntabwo urabona papa wawe kubyara? Ntabwo ndamubona papa baho. Ariko mu buryo abaho sindamubona nyine ngo mubaze ibibazo nk'ibyo namubaza nk'umuhungu, kuko abana b'abahungu gusa mumabwiye ko papa ariho, namubwira ngo ajye kumunyereka, nkabona nyine ntabwo byishimiye. Nese papa uramuzi wenda uzi isura ye? Isura ye bayinyeretse ku ifoto, ariko igihe bayinyeretse ubu ndahamya ko yarahindutse, wasanga arazanye n'imvi. Uzi amazina ye se? Amazina ndayazi. None se wowe icyo gihe bahita bakubwira ngo papa warahari, kuki utihutiye kuhita uvuga ati reka nze nyine ukahita ugira amatsiko ati ngomba kuhita mpura nawe aka kanya bakimara kubimbwira? Oya njye n'ubundi nari mbizi ko ahari, ariko nabwira mama, nkabona nyine mama nta ukuntu atarimo kubyumva neza, nkabona nyine mama afite inimba. Ubwo bigaragare urimo kubona wenda urugero, uramutse ibintu imyaka mfite une umukobwa inda, namutera inda akaza wenda akambwira nyine nkaba mbizi ko nyine umwana ari uwanjye, yabimbwira abavuga ngo shike abacu ntidutera inda. Urimo kumva ari umwana wavuka, papa wawe yateye inda mama wawe, amaje kumutera inda, arangije mu gihe yagiye kumbwira ati naratwise ndi kwitegura kwibaruka, arangije amubwira ati wacu ntidutera inda. Ubu nawe yagira isoni, ubuze agenda kubeshya, duhuye nkahubwira ngo papa amakuru, yahita agira isoni, yahita atekereza kera akatangira kuvuga ngo dore wa mwana yifuzaga ko yapfa. Kurya utagira n'amatsiko yo kumenya ko papa wasa? Amatsiko yarashize, amatsiko kuko nashize. Yes, reka nongere mbasuze, mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese bakunzi ba Slim Jesus TV. Nkuko musanzwe mubizi, tugenda tubazanira abantu bagiye batandukanye, tunaganira ibintu byinshi bitandukanye, cyane cyane tukibanda ku cyo navuga nk'urugendo rwawe rw'ubuzima, bakatuganiriza ku mateka yabo. Umeze gute? Ni fresh. Umeze neza? Yegereza mikoro neza gutya fresh. Bakwita ngo iki? Nitwa Kapuveri. Ariko Kapuveri ari ikintu cyo kimuranga. Vuga muvuga gisane twumve. Ishavu ni hatari ku mwana w'imihanda, mba ndi ku gahigo ngo ndebe uko naramuka, ndi papa nka ni mama kugira nitwe rasta, mba ndi ku gahezo aho niho nsubirizwa, twakora twakundwa twakubaka imiturirwa. Nkamandekya nuko nguko biba bimeze. Okay, Kapuveri, mwese washize nabonye ikiganiro kuri Big Town uvuga ngo uri umwana wa Asiya, ngo uri umuhungu wa Asiya. Ndashaka ko umbwira uheraye wita umuhungu wa Asiya. Umuhungu wa Asiya burya ntabwo wakihakana umubyeyi wawe, ntabwo wakihakana umubyeyi wawe, byaba ari amakosa. Asiya ni umubyeyi wanjye, ndamushimira cyane. Ni umubyeyi wawe gute kandi? Asiya yarandeze, ko mbona gutya mbikesha Asiya, kuko agenda arimbayeho nabi cyane, ubuzima bwaranganze, bwarambereye ishuri. Ariko Asiya kuza kunyegera nyine arampumuriza, aranganiza nyine, anyereka ko imbere yanjye ari heza, kandi ngiye ngenda mbibona. Nanashima n'ababyeyi bateye nk'uko nguko, kandi n'abadateye nk'uko nguko bagira uwo mutima, kuko uwo mutima ni mwiza cyane. Asiya yarakureze, ariko ko yarakureze ntabwo ari wakubyaye. Ntabwo ari we yambyaye, mfite mama, mfite na data, ariko ni story ndende nyine. Ariko icyo nshimira Asiya, impamvu uvuga ngo ni umubyeyi wanjye, ubu tuvugana, Asiya nyine yambaye hafi aho mama atabaye, yego data atabaye, mushimira ibintu byinshi cyane. Kugira ngo uhure na Asiya byagenze gute rero? Kugira ngo muri na Asiya byatangiye kera, najyaga mureba ku mafilimi, amureba akina mu ntare y'ingore, yego namureba nkabona afite umutima mwiza, nkabona baramubabaza, nkabona arihangana, nkabona afite umutima w'urukundo. Ubwo nanjye ubona niciye mu cyaro nyine, namara kumureba nahitaga ngira inganzo, nkajya mu ikaye nkandika. Umukobwa mujyaho mutera imitoma,
nkavuga ngo uyu mukobwa rero nimubona azamfasha, azampindura ubuzima, kuko nabonaga ubuzima tubayemo mu rugo ari intambara cyane, kuko ngiye kuva navuka ubu sindabona data. Ubu nakoze ikiganiro cya mbere 2018. Kuva wavuka ntabwo urabona papa wawe? Ntabwo ndamubona, kuko nkora ikiganiro 2018 cya bwa mbere, ni nababwiye ko namaze imyaka mari 10 n'ingahe, ubwo munduza 20, ubwo bahita babyumva. Umaze imyaka 20 kuva? Ubwo maze imyaka 20. Ubu ngubu wujuje imyaka 20 ariko ntabwo urabona papa wakubyara? Ntabwo ndamubona. Byateye bite se? Mama wawe se uramuzi we? Mama wawe niwe yandeze, turabana. None ko mu gutangira uvuze ko ufite papa we na mama wawe? Papa baho, ariko mu buryo abaho sindamubona nyine ngo mubaze ibibazo nk'ibyo namubaza nk'umuhungu, kuko abana b'abahungu ahita geti tuba dufite z'ubuzima, ariko n'umubyeyi ari ikintu mubaza. Ubu ngubu ngiye duhuye ari ijambo namukubita nabwiwe rikamurya. Ngiye ntabwo agize amahirwe yo kubana na papa, gusa mama yabwiye ko papa ariho, namubwira ngo ajye kumunyereka, nkabona nyine ntabwo byishimiye. Uko naje gutekereza maze gukura nyine nk'uko nza gutiza ko ari akabazo kabayemo, kandi buri muntu wese wabyumva yahita abyibwira, kuko byibwira nawe yakisobanurira. Ubu rero nujuje imyaka naramubona, ariko umaze imyaka myinshi igera hafi nko mu myaka 9 naba mu rugo, kuko navuye mu rugo ndi umwana. Okay, buretse gato. Nese papa uramuzi? Wenda uzi isura ye? Isura ye bayinyeretse ku ifoto, akije bayinyeretse, ubu ndahamya ko yarahindutse, wasanga arazanye n'imvi. Uza amazina ye se? Amazina ndayazi. Papa yitwa ngo iki se? Bamwita Sengiyumva ngo Marikiyoro. Marikiyoro. Atuye he? Bakubwiye ko abahaganaye? Bambwiye nyine ko nyine urabona iwacu mu karere ka Kirehe, abiyo kure nyine hirya y'iwacu. Nyine urabona akarere kaba ari kanini, ni mu mirenge, urabona mu mirenge igize akarere zimari 12. Si 12 se aza gukotora aba muri iyo mirenge. Ariko nyine mama ni wenyine aba yagize ipfunwe bitewe n'ukuntu aba yaramukomerekeje. No kumva ngiye naje no kwandika n'indirimbo nshaka kubivugaho nyine, indirimbo nshaka kujyana muri studio, ndavuga ngo mama yumvisha azababara. Okay, ibyo ngibyo wenda ibyo indirimbo baza kwituririmbira. Hanyuma waje kuba wakora ikiganiro mwaka 2018 uvuga ko utarabona papa wawe, kandi niba unavuga ko wifuza guhura na papa wawe. Ese papa wawe nyuma yigeze abona ikiganiro byibuze ubona nka nimero yaguhamagaye kugira ati mwana wanjye noneho ndumva twabonana? Nabibwiwe n'abafamiliye, kuko nyirumva cyaje guhitinga, mpamagarwa n'abantu benshi bambwira ngo ihangane, ndaguha n'umuntu ambwira ngo muri mupanga arahari, ngo tuzamuguza nawe. Ubu nyine kuko mu cyo gihe bangure telefone, ndakoza gutembera nagiye kureba umupira muri stade, phone barayinyiba, nomero yigendaho, kuko simukadi natiranga muntu nakora guswapisha ngo twongere tubonane. Iza kurangira nakurikiranya ayo makuru, kugeza n'ubu rero ngenda cyashonje mishiwe, nyine ndegereje ko anytime nzamubona. Uracyashonje mishiwe utegereje ko uzamubona. None se wowe icyo gihe bahita bakubwira ngo papa warahari, kuki utihutiye kuhita uvuga ati reka nze nyine ukahita ugira amatsiko ati ngomba kuhita mpura nawe aka kanya bakimara kubimbwira? Oya, njye n'ubundi nari mbizi ko ahari, ariko nabwira mama, nkabona nyine mama nta ukuntu atema kubyumva neza, nkabona nyine mama afite inimba. Ubwo bigaragare urimo kubona wenda urugero, uramutse ibintu imyaka mfite une umukobwa inda, namutera inda akaza akambwira nyine nkaba mbizi ko nyine umwana ari uwanjye, yabimbwira abavuga ngo shike abacu ni dutera inda. Urimo kumva ari umwana wavuka yarerwa n'umugore, kandi urimo uwo mugore n'undi yahorana inimba avuga ngo dore cyaranyihindutse cyageze iki, akavuga akaba atanamukumbura no mu buzima bwe. Ukuvuga ngo niko byakugendekeye? Urumva njyewe nabiguyemo nyine. Byagenze bite? Nyine njye naguye mu muro z'ababyeyi. Urumva iyo ababyeyi baza, ukuvuga ngo mama papa wawe yateye inda mama wawe, amaje kumutera inda, arangije mu gihe yagiye kumbwira ati naratwise ndi kwitegura kwibaruka, arangije amubwira ati wacu ni dutera inda. Njyewe nyine nta magambo nivugiye, ntabwo nzi ijambo bavuganye, ko ntabwo ajya kubaza mama wawe ngo umubwire ngo se ukimubwira ko utwite yahise akubwira ngo ki. Urumva nawe waba urimo gusesereza. Ese wumva ari iyihe mpamvu iyo utekereje wowe, wumva ari nk'iyo mpamvu yatumye mama wawe na papa wawe badakomezanya? Njyewe impamvu navuga, papa wanjye yabaye ikigwari, kuko ntabwo yubahiriza inshingano ze, kuko mama njyewe kuko ndamushima nk'intwari, kuko yarababaye
ahanwita amezi 9 agenda yigengesereye. Amaze kugenda yigengesereye yaravunitse andera, urumva nyire guhera ndi uruhinja. Hari ibintu byinshi namusabye yihirinza akabona kugira ngo ngire aha ngaha. Bashe no kuvuga, urumva n'urukundo rw'umubyeyi nabonye rw'umumama. Naza kuza kubona rwa papa cyane, nyine byari ari ibintu biba birenze. Urumva papa ngenda munenga, ndamunenga hari hose niyo ikiganiro yacyumva akanakibona. Akahita abona ko ndi umuhungu, ubu turanahuye yagira isoni, ubuze agenda kubeshya. Duhuye nkahubwira ngo papa amakuru, yahita agira isoni, yahita atekereza kera akatangira kuvuga ngo dore wa mwana yifuzaga ko yapfa, wenda ubu n'urugero akahita arira. Ariko bumva nyine papa ni ikigwari. Urumva ko wowe Kapferi ushobora ntabwo wumva ko waterwa ipfunwe no kubaza imbere ya kamera ukavuga ngo papa wanjye ni ikigwari? Wanjye ntabwo nabyanera ibipfumwe, ntabwo byanera ipfunwe, ahubwo ngiye mangira ngo mwe no kubivuga nkanabivuga ngasenga iyo karande nkayitsinda kugira ngo nanjye nibizankurikirane. Kuko nanjye binkurikiranye ubibaza umwana wanjye akazakura avuga ngo ntabwo papa yangurira urukweto, ntabwo papa yangurira ipantaro, ntabwo papa yanjyanye ku ishuri, dore amashuri naracishije bitewe n'umubyeyi. Urimo kumva ibyo bintu, njye ntabwo nifuza kubizangiraho. Niyo mpamvu rero nkwiye kubivuga, nkibivuga naho hari yanabyumva akumva ko yambabaje. None se tutabeshye koko birashoboka ko umuntu ashobora kuzuza imyaka 20 papa warahari ntabwo yapfuye, banakurangira n'aho avuka cyangwa n'aho atuye? Birashoboka ko kuzuza imyaka 20 utarabona papa wakubyara kandi ariho unabizi neza, unafite amakuru ahagije ko ariho? Birashoboka, reka mbikubwire ko byashobotse. Navuye mu rugo nyiri mutoya, ndi mutoya cyane, kuko naho nasabaga akazi ntabwo bakamaga kuko nari mutoya. None nasaba akazi ko gukora mu rugo bakakanyima, nibera imihanda ngura ngurutyo. Ubwo ngiye iryo shavu ringeraho, nkimara kongeraho nibwo naje kujya mu mujyi wa Kigali. Namaze imyaka 5 nshakisha wa mukobwa, imara guhura nawe. Umaze imyaka 5 nshakisha Asiya. Ndamushimira kuko twamaze kubana, twabanye umwaka umwe, umwaka umwe ugiye nko kurangira anjyana mu rugo. Tujya kureba mama, tujye twajyanye mu rugo. Aranabaremera, ndamushimira. Asiya burya ni umuntu mwiza cyane, sinzi impamvu. Asiya ngenda ndamukunda cyane. Tugaruke inyuma gato rero, twatinze ku by'ababyeyi bariko nabyo turaza kubigarukaho. Impamvu yatumye uza kureba Asiya muri Kigali, ukavuga ngo ngewe je Kigali nje kureba Asiya, aho kugira ngo ufate umwanya ugati ngewe ngiye gushaka papa wanjye, ni iyi? Ariko ngiye impamvu naje Kigali mvuga ngo nje kureba Asiya. Ngiye nari mfite inzozi. Ubu ngiye ubundi umuraperi, ndabandikira imirongo kuva kera, nyine nifite imyaka 10. Najyaga numva indirimbo za Riderman ziriya ngo irango imihanda, ya ndirimbo bavuga ngo ngabo izina yitwa umwana w'umuhanda. Ya ndirimbo nkayikunda cyane, nkayikunda. Bumva nyine tumaga nyine nanjye ubwanjye ninyuka nkandika imirongo. Maze kuyandika wowe nyine nibwo nahise mpimba indirimbo ya Asiya. Binira noneho kuraje kuvuga ngo nzi mu mujyi wa Kigali Asiya nimugeraho, ndere kuko nayo baguzima tuwemo mu rugo, bavuga ngo Asiya nimugeraho ngiye bizakunda. Asiya nzamuganiza story zanjye, azamfasha, kandi namara kumfasha bizatuma nanjye ngeraho ngera, subira inyuma njya gufasha mama wambyaye wandeze, akayirenga mu buzima bwawe bugoye. Nanjye nkamuremera nkavuga ngo dore mama kirishimwe, ndagushima kuko ntago haniranyaho datanereranye. Iyo data nsiga akagenda nawe ukagenda, ntago mba nyiriho. Iki ryo cyatumye ngewe nkuru urugendo runini izira mu mujyi wa Kigali. Kuza n'ubu ndacyahiga ubuzima, ngewe nekereza nyine ibyo ndabitekereza, nkaba nzaje kureba data murebe. Ariko mba ndimo ko baravuga ngo umunsi nyine nzabohoka, nkabohoka neza ngiye nzagenda, kuko ubu ndacyari nshoje kwiga ejo bundi, cyashaka n'udufaranga niyubake. Kuri cyo utagira n'amatsiko yo kumenya ko papa wasa? Amatsiko yarashize, amatsiko kuko nashize. Nazo umuntu naba kwitayeho, yegeza mikoro neza, umuntu naba kwitayeho, umuntu nashaka no kubona, nyine yumva ngo ubaho. Gusa umukumva ngiye naje gutuza avuga ngo ngewe tuzakubitana nyine. Kuko manekeza avuga ngo nzajya no kumureba mereza n'umunani. Gusa urumva nyine ko niba afite ibisambo ntakana azancangamo. Zagirayo nyine mubwire ngo atiza avuga ngo ninshaka umugore nzajya mubwire ngo nakuze papa, nshaka kubaka kugira ngo naho mufatira, kugira ngo numve ko izanjoga z'abasore. Ibyo nibyo natikirizaga, ngavuga ngo nimara gushaka umugore nzatinyuka, ngenge njye kumubwira rero papa muhige mu byo ubwiye ngo he tunarakuze, du imyaka baye myinshi,
dore mfite n'umugore rero ngiye sinkoza byinshi sinkosaba byinshi ntabwo mwishyuza ko wanaye ngo ibiki n'ibiki ngiye dore nabayeho narakuze nawe n'abavandimwe bagenda bamfasha ahubwo nashaka ko ndemera hajya ukamaho nubaka cyangwa ukamana uwo munani nkawubona. Waje Kigali uje kureba Asiya, nashaka noneho umbwira ukuntu mwaje guhura rero wowe na Asiya. Asiya byari inzira ndende mu mujyi wa Kigali nawo babariyemo. Gute? narakubiswe ndafungwa ngaza Gikondo buri munsi kwa Kabuga. Kwa Kabuga waranze igiti cyaho nzi n'umubare waho ngere umushinga umuntu bamufunze ndababara cyane tavuga ngo wafungwa guzira iki? Nge nyine niberaga ku mihanda ndi marine nifatira ibyo bwenge aho nyeze ngasinzira twanahura ufite n'ikintu umuntu twahura nyine nawe ufite ikintu umuntu kisinye kukikwaka nge ngakigushikuza kuko numvaga nyine n'ubundi ubuzima bwarandiye ntekereza ngo n'ubundi ngiye n'ubundi nagiye nsigaje sana akipfira. Uva mu cyaro uzi Kigali uje kuba marine? Wowe ntabwo naje kuba marine nge numvaga ko ngeje Kigali ninza kumvaga ngo numvaga abastari ngo Kigali numvaga ni magira nzayitemura nasiye namara kumubona ngahita bibubwira ibyanyu byose ngahita ndemera urumva nyiri umwana uvoma hafi Yesu ntabwo uko byanyerekeye naraje ibyo nibwiraga nsanga siko bimeze ubwo nyihagera najya gusaba n'icumba ahantu bakari inyuma najya gusaba akazi bakambaza icyangombwa nakingira nza rero kutuza nyine ndiyakira ibyo byo mu ngarani birambona nkazanyira ngaturaguye mu masoko nkiba nkagwa itabi buriya amatabi yose narazengurutse. Umunsi wa mbere uva mu cyaro se wavuye mu cyaro uratega imodoka uravuga uti ngiye Kigali utavuga ati wenda ngiye kundarara kwa runaka cyangwa uyu munsi 5 ndi buze gushikira? Ntabwo nigeze neka nari mfite tike se yewe ko byagenze uko iri iwacu ni Rusumo wabona ihegera Tanzania akunda guturuka birabikamyo. Yego je naje ufata ku gikamyo kingeze ira cyunuze ugiye kugira muri Ngoma ndaza naraye mu nzira ariko ngiye kukubwira ko nageze Kigali namaze hafi nk'ibyumweru nka 2 ntabwo nahise nza ngo nyine ngita ngomeze ita nunguka Kigali kuko ngiye naraje nimara kuza nza gake kuko naje kugira Nyagasambu aho ndahaba numva ngo ni Kigali baza kumwe ngo Kigali ngo ni Mbegezi Kabuga ndahaba none bavuga ngo Kigali ngo ni hejuru mu mujyi uzanyamirambo ngo mu Biryogo za Kabuga suga abaguri kubaye Kabuga nibiragara ku isoko none ncunga n'umukiruje nyine guhaha azagira imodoka ngo mabuja ndagufasha agafuku ujye mutunde kwasigira ngamagara ukarara hereza ntirariraga mu biraro nasaga abandi bakoboye none b'abakapu bifunze na neza yego ugasanga dutajye mu biraro tukarara mu mufuka nza kumva ubuzima nyine ntago ari ngiye nyine numva nyine ngiye nyine ubabaye. Abo bose nabo babaga bafite inzozi babaga baje Kigali muri ubwo buryo? Oya nyine n'abantu baba baraje Kigali kabarya Kigali umuntu bibayemo akabona araryama akabona ararya uwo muntu nyine ajya ashima Imana. Okay nuko rero bakomeza ubwo wagiye Nyagasambu bakabati Kigali iri imbere ugere Kabuga bakaba ngo Kigali iri imbere noneho kugira ngo uze kumenya Kigali hanyaho byagenze bite? Nyine barambwiye ngo Kigali iri imbere niho naje gukomeza ndagenda ngeze ku Murindi naho ndahaba akambwira ngo uzagira 15 zamuke noneho nza gukora iki kiganiro numva Asiya avuga ngo abashije icyo gihe sizo umuntu wamusuye ikiganiro cyumvishe he nyine niraraga ku mihanda nasaze umuntu mukuri kureba kumvaga hano si barimo kumwumva ngahita amatega amatwi. Ubwo hari nko mu mwaka ni 2018 mu kwezi kwa 2 yego uko hasi yatwawe 2018 mu kwezi kwa 8 ubwo ngiye nagenza nza ndangije rero ngubwo nimara kumva numva ngo abe Gikondo Gikondo nubwo nahise majya rero nahise nanya ikibuna ndagenda ndahababara ukazajya ubahe ntirariraga hanze nirwaga ngera ngatakata mbonga nakora kumuka ngajya mu mishanga ngira nkoga nifuriraho umwenda nkongera ngazamuka nkihama nikataka nyine ariko nyangata mu mujyi ukarya ute kurya byabaga ritombona ko nagucunga abantu nimugoroho by'abantu bani muri Kigali iyo bagiye gutaha bafata ibintu nyine byo bacuruza nko muri alimentation basanga nk'amakeke amazi iminsi bakayasoroma bakajyana muri puberi imigati ubwo aho ngaho rero ni ukugogera nijoro ahantu hose ukagenda ucamo ukabikunganya ukabishyira ahantu ku buryo ushaka kuryaho n'iminsi 2 ibyo ni byatumaga mba mu mujyi wa Kigali wagendaga ukanasevinga urasivinga ahantu nyine utera ingange uvuga ngo ibingibi harimo sinafatisha dore tuji twarangiye ose bagenzi bose bakwibaga kunyiba twarasangiraga twarafashanyaga wasanga nima nawe ibyo kurya undi yabonye
yabonye itabi yabonye icyo kunywa ugasanga niba turi nk'abajya wenda nka batanu turara ahantu hamwe ugasanga nyine wenda nk'amasaha ya saa 3 saa 4 za nijoro ugasanga turicaye nyine twese buri muntu yicaye nka gutya turimo kuvuga ngo shaho se ubu ngubu twebwe Imana izadutabara umwe arimo kuvuga ngo ngewe ubu ngubu mbonye naho nakiba undi avuga ngo ngewe niba simbikunda nyine ugasanga mwese murimo mwivugamo ibintu barimo. None reka nkubwire kubera iki abantu babayeho ubuzima nk'ubwo buba butoroshye akenshi bakunda kunywa itabi kandi itabi rirahenda n'amafaranga yo kandi urabizi ni ikintu umuntu akenera ku buri kanya ni ukubera iki buriya byabafashaga iki cyangwa itabi rifasha iki? uzi ukuntu njye natekereza nagira inama abantu umuntu wese uri n'ubuzima bubi agirisha ko nanywa itabi ari buruhuke rimufashe kwibagirwa akamenya ko nanywa itabi iriza kuza kumwica noneho akaza guhangayika kurushaho. Itabi nyine ni ikintu nyine umuntu wese wumvisha itabi yumva ko itabi umuntu uri bunywa n'umuntu wagowe n'umuntu n'ibibazo kandi ntago ari byo itabi ririca ahubwo rituma noneho urushaho kumera nabi kuko unywa itabi ushobora kunywa itabi rikaguteza guhura n'imodoka ukayikubitamo ibuye ukaba gukubita bakakuvuna ugafata umukobwa wandi ku ngufu. Itabi nyine wasogeza ufata umukobwa wandi ku ngufu njye nari narajya kuri urwo rwego njye nari ndi ku gahari ntekereza nyine story zanjye natekereza uburyo ki ngiye ndimo guhana n'ubuzima bikanira nyine gutekereza bigatuma ngewe imora nshakisha mfite navuga ngo ngiye byanga byakunda uye kuzamubona. Tukiri aho ngaho kuri iryo tabi wanywaga wowe kugira ngo uze kwiyumva ko ubundi wavuye mu cyaro unywa itabi ntabyo nanywaga wese kugira ngo uze kumva ko itabi ari ikintu kiri bugufashe kubaho ngaho nyine byabaga bitewe n'iki cyangwa no kubera kwigana? nyine nabikubwiye ngo umuntu wese yahuye n'ikibazo akahura n'akantu kamukanga mu buzima yumva ko itabi riri bumufashe. Nese wowe ufite amafaranga yo kurigura base? Amafaranga y'itabi kubimera ashaka guca bakavuga ngo yarafure wamaye 2 se ukabongwise 2 nanjye nabona igicera nabona igicera kugira ngo kanyirye mirindazi natenegeze itabi ugasanga nyine muri ubuzima nta muri Imana itabi se nta muntu wakwima ikintu cyakwica ugakwiye kugweza itabi rikakwica kuko nabara ryaramwishe ntabwo wasaba muri itabi kubwira ngo genda uri umwana avuga ngo ntakwira petit frère mwimbe si ibishira uganywaga nk'amasigara ngahe ku munsi? Shanjye natangiye kwanga amasigara kigura makeya natangiye kwanga inori kigura singani bira bya parimara akasengane ukabona nabyo byaga bigoye bigoye ariko muri icyo gihe ngewe nayimeze nk'umupucayi bya danje namaze gukangwa ku maso zo gutera n'injoga ko nabona umukire nkamukangura kuyo twahuraga nakwiga imishinga ngakorera akazi ukabansigira 100 cyatwanahurana nabi nakorana nakwiba bose kuba nagucunga nabona ngahitana ariko igihe cyagezeho no gukora umufuka ngashaka nyine ngerageza gake niko ubu ngubu nabicitse. Bwa mbere bagufungira kwa Kabuga bagufunze uzize iki? Ni umukire nashibuje telefone twarahuye tubaza guhura ndavuga ngo boss wamaye nka desa ngajya kurya amandazi ahita ndeba atavango ariko ngo amavyi aranuka nyine byaye ngo kugira bakamayibobo ndavuga ngo ndakamayibobo ndaje nkwereke ubwo bunda mwihorera ndamucunga igihe ari kuri phone naje mukubiturushye mu maso itanye umushikuzi kujya mu gitanye twara yego ndikanga barakomera bakimara gukomera baramfata bakimara gufata nkubita ikiza amatama numva amatwara zibye ubwo bwa mbere bari bagukubise wibye ubwo bwa mbere bankubise ubwo kimara kunyuza kwa Kabuga rero ntabwo namaze iminsi nageze bavuga ngo nyine ngo ndi umujonda bango rero ngewe ni itabi ryanyongeje ibiki n'ibiki baranjyana banshyira mu gihudi barabanza barangwita bakobe nasanzeyo bamwita dukuni twa hano barimo kunyaka ya buji nari bici nagira ubwo baki barakunde kure nibwo naje none mvuga ngo nubundi harana habonye nta kintu hatwaye ndatanye none nkomeza umwuka wageze kwa Kabuga wumva nta kintu hatwaye numvaga nta kintu hatwaye nose ko nabonaga ari munzu kandi nge nararaga hanze kujya gufunga amayibobo ntago mayibobo yobabara ntago yobabara kuko mayibobo bivuga ngo ngiye dore niviri hanze dore nararaga hanze mvuri kanyagira none ngiye kuba munzu ahantu bazajya bangenda n'icyo kurya niyo mpamvu bona nyine bafunga marino ukabona nta kintu bitwaye nyine nanjye byageze ubwo buzima ndabwiyakira nuko ngo wumva guruhutse uvuga ati umunsi wa mbere barankubise bakimara kunkubita ndaryama nimara kuryama buke sizo ko nashize nk'icyumweru kure abandi nanjye banjyanamo naje none mvuga ngo noneho umva nzajya nigira abameri nibo batazaye babasha gutera indoro abameri nkabakosora ariko cyo shimira Imana niko nabivuyeho cyo nabwiye n'abantu babikora niko babireka bakazagenda gukoresha amaboko kuko nanjye ubu ngubu murisha amaboko kandi ngiye mbona bishimishije ariko kubona nkora nkabona 100 nkabona desa
nkaba nakigurira buri kintu cyose cyo nshaka. Kuko biriya bintu umuntu wese ubibamo, ariko muri iki gihe barabarasa. Muri kino gihe barabarasa. Muri iki gihe barakurasa, ntabwo wabikora imizi ngahe. Hagiye wabikorera umukire agatera induru polisi aho ngaho gahita kurasa. Kuko muri iki gihe kurasa ibisambo nabonye nta miyaga. Okay. Ibyo nta kibazo, reka tubishyigikire. No kubishyigikira kuko kubaranga ari byiza. Ubu murashima Imana mvuga ngo nabivuyemo. Umuntu wese wanyubonye, umuntu wese wanyumviye, nyine wanyumva ubu ngubu. Akwiye kwitoruva ko kwiba nuko baba baragufunze. Bagufunze baragufungura, noneho inzira ndashaka ko ngano n'uburyo waje kuza guhoramo nasi ya nyuma y'icyo gihe kinini cyose, n'uburyo waje kwitwarika n'umwibe mu gihe wabandi wahuraga nabo ukabiba. Zukuru byageze kugira ngo simibe. Ngewe nese neki nyine barakoye kumushakisha, nyimara kumubona narapfukamye ndarira, ndavuga ngo asi yambabara umfashe. Umubona bwa mbere byabugenza bite? Yavuye mu modoka ari kumwe ni boss asuka amagenda ari nuza ari aho ngagikondo. Ite nirukanga ndavuga ngo asi none afite indirimbo Asiya ni ya kera. Itanangira ngo asi mbabarira unyumve, mfite indirimbo ndakuririmbira. Ahita mbwira ahita hagarara. Itanangira nyine ariko nayitangiraga mvuga ngo naciye ubwenge nkubona TV, na nubu ngubu ndacya kubona TV. Hiti yawe nizigera iva mu matwi y'abanyarwanda ndetse no mu matwi y'abanyamahanga, niko ibikorwa byawe byari nyine nahagera aho ngaho nkahita ngarira. None Asiya ahita banza arambwira ngo banze hanagure banze tuze. Anyeje ndavuga ngo Asiya ngiye dunavuye mu cyaro maze imyaka 5 ngushakisha, dore imyaka 5 haburaga ameze ngo yuzure. None ndakubuye mbabara umfashe, nye mfite imana yo kuririmba, mbabara umfashe, navuye mu rugo dore nabayeho nabi paranaye. Asiya kimara kubyumva nangugeze ambaza amagambo menshi, yahise ambwira ngo yahise nshyira mu modoka, inyuma. Yafite n'umushoferi ari kumwe n'ibosa, bari kumwe batembera, agenda aho yagiye guhaha, afata ibyo afatayo, ahita nzanira n'akayo urute. Ndaza ndakanywa. Ubwo rero njye nahise twageze iwabo, ahita ambwira Asiya turaganira. Nakubwira ngo nabaga hanze, nibaga nagira gikiri kugira ibyo bintu bikoraga, nagira ngo nirebe ko naramuka. Asiya rero ntabwo yigeze ashidikanyaho cyane, yahise avuga ngo rero niba wifuza guhinduka nta kibazo, ntinge nzagufasha. Icyo gihe naramuririmbiye cyane, muririmba ibintu byinshi. None Asiya rero ntabwo yigeze anirana, ahubwo yahise amfata njyana kwa mama we muri iyo minsi. Ndagenda kwa mama we nahuriyeyo n'ibintu nyine byari bikomeye cyane. Akujyanye kwa mama we gute? Nyine muri iyo minsi narahageze, ahita ahamagara mama aramubwira ngo ahita amubwira ngo muye n'umwana duhurira mu muhanda, avuga ngo yavuye mu cyaro aje kunshaka, nganga afite impano namufasha, atavuga ngo namufasha ntacyo bintwaye. Ariko ngewe nakamayibobo ntabwo nahita ngashyira mu rugo. Ahita njyana iwabo. Noneho ngewe nayo mfite umutima wo kuvuga ngo ibyo nashakaga mbigezeho, ntabwo nawe bubura ubwenge. Ndangije rero nyimara kugira kwa mama we, nagezeho bakaba baniga utuntu, bakaniga amafone, bakaniga amafaranga, bya byo nibaga mu muhanda. Mbireka kuko kuva kera mu rugo sinibaga. Ibyo kwiba nabyibishe n'ukuntu nayimbayeho nawe mbona isa napfa. Ndangije rero ubwo ngubwo kwa Asiya barastinga ibyumweru 3 birashira. Arangije nubwo nagiye kumva numva arampamagaye, kima kumagaye ko twese dukora ikiganiro. Dukora ikiganiro kwa Bagiti. Mwakoze ikiganiro kivuga kuki? Iki kiganiro twakoze ku kiganiro nyine uvuga ku buzima bwawe. Uvuga ku buzima maze imyaka 5 mushakisha. Tukora kugikora hari mbona performance icyo gihe bitaga ndarambiwe, naranditse mu buzima bwo nabagamo. Naje kugira amahirwe mbona umuntu yimfasha, arayinkorera, bamwita Viana, naramubuze niba sango turimba kuri ndirimbo bitandarambiwe. Amarira ni menshi kuba nabari imihanda, aho umusi wirabigoye ijoro rikaba rinini, ngirene kibibazo bimpanye isobe, ndi mu buyobe nyene y'umuyobozi wamfasha mu buzima bwo mihanda, nkavo wamfasha mu buzima wayibagiwe siko kigire cyatse ko habonye wamfasha muri ubu buzima, nkava ku muhanda, nkaba umwana muzima, nkafasha ababyeyi, nkafasha urubyiruko, nkafasha u Rwanda tukaba mu mahoro. Twe nk'abana bato tugashyira hamwe, tukubaka u Rwanda ruzira ikizinga, kuko twe rubyiruko nitwe Rwanda rw'ejo. Imirongo arinda nyine ngiye mu repetition nyine barabitereranye. Sinzi mpamvu ndabyibagiwe ariko ngabiraho. Iyo ndirimbo rero
iyo ndirimbo niyo nahise ndirimbaho, nyuma kurimbaho naje kugira n'amahirwe nikorana na Aime Bruston, aririmbamo chorus, aririmbamo n'agatera ke, ndarapamo indirimbo. Nuko ubugeze kwa Mumase bakaza bagutestinga bareba ko wakiba. Unese ubwiga n'iki ko ari kugutestinga? Ngiye ko nabimenye nyuma. Yerago nari mbizi kuko bwa mbere twatwicaye turimo kuganira, mbona bose barahagurutse, mbona smartphone baragitaye mu ntebe, mbona bose basa nk'ibigendeye. Aje ndavanga telefone, umutima ukambwira ngo gitware, undi ukambwira ngo bireke. Ndangije ubwo ndeke banga telefone nyijyane. Nabanga ibuza amahirwe, mvuga ngo ntabwo natangiye nasi n'ikivango, nabonye wa mastari nashakaga, ibuza amahirwe mba dirukase nyeheza mama. Noneho rimwe na rimwe ngiye gukora mbona inota 5, mbona mu nzira ahantu muri koridoro nibo kugenda. Umutima urambye inoti nitwara aho maho, ndone nabamagana ngo namwitaga mama, dore mbonye amafaranga mwataye. Urakoze nguzi ko ngo ngutiba, ngo mugerega na mutima wo kwibangira, n'ubundi nabikoraga nabishaka. Ubwo ibyo nkagenda bitsinda. Amahirwe nazo kujya no guhembwa rero nuko naje kugira nyine ku kiganiro bavuga ngo narahindutse nubwo ndakamayobo byamvuyemo. Ntabwo niba kwibana narabihagatse no kurishaga n'ubuzima bubi. Nzagwa no umuntu bita Viana arandemera, yamaye ibintu byinshi. Umva nyinshi iyo ndirimbo murayingore nayizo pro. Iyo ndirimbo nyine irahenze, Aime Bruston ayiririmbamo, ashakira amastire, icyo gihe nanjye ndaryoha muri Kigali. Okay, nuko wowe na Asia tukira aho ngaho kuri wowe na Asia sibyo? Nuko nguko mwaje kuba mwahura, urumva? Murahura nyine, umuntu wahoraga wifuza kuba wahura nawe w'inzozi zawe, uwo munsi umaje gusoza ikiganiro yahise kujyana kuba ahaba sibyo? Twese tujyana, twese tunagumaniwe kuko twagikoreye iwe uko yabaga. Tugumana, natangira mbaho neza. Ikintu cya mbere cyanganze, numva ni munyimubwa mbere ngeze ahantu bakanda amazi muri douche, none ngiye koga nkanda hejuru mbona ibintu birashotse. Icyo gihe narikanze cyane, arambwira ngo se ko kikaze bangu na amazi arimo kongwaho kuyafunga byananiye. Araza arayamfungira, arambwira ngo bayakora ngo icyo nyine ubuzima bwatangiye guhinduka. Ubwa gafiriti nkakarira ku gihe, kankubita kareti akanembereza. Ese mubwira ko nafanaga Riderman, ndabwira ngo rero ngiye mfana Riderman, basi uzamunyereke. Arangije rero arabinkorera ashyira mu modoka, twagenda guhana na Riderzo. Azagura na Riderzo murana banda n'ivumbi. Kuko njya kuririmba iyo ndirimbo ndarambiwe. Nese imana abastari menshi kuko abantu bamfashe no kuririmba kugira ngo ndirimbe neza. Nahuye na Nizoka Boss, mura ndumwe twena nanuze nuriya Amaroni. Okay, mu buzima busanzwe hari abantu tubona, urabona nkasi uburyo tumubona muri media cyangwa uburyo tutadusanga tumubonamo. Hari abantu tugomba duhora tubona ibyiza byawe, ukabona ameze nka hari kwitaka, hari kwigira mwiza. Mbese ko wapfa kubona ikibi cyasi bikaba bigoranye. Nawe mwabanye, ese koko yigaragazaga kuri kamera niko ameze? Uyansi ahubwo kuri kamera nagagaragaza ukuntu ari mwiza. Kuko yagiye kugaragaza ko ari mwiza ahubwo mbona sinzi. Kuko Asia mu buzima bwe ye twabanye imyaka 2 n'igice. Mwaka gatatu nubwo yahise agenda. Ariko Asia mu kubana n'uburyohe. Nta kintu yarya kwibye, yatembera gusize, yakwinuba, yagiye kugura imyenda arakugurira. Mu kumva Asia je nta kintu navuga ngo namubonyeho kibi. Kuko ngiye ukuntu namubonye afite umutima utandukanye n'abandi bantu, nta shyaragira, nta mutima mubi. Niba wenda yagiye wenyine gace muri matation yabura kuzanira agasambusa, yabura kuzana akaji, nyine ukaba utegereje nyine nibo bonye asohotse agiye vuga ngo aratuzanira ka. Wamubona aje ukihuta kujya kumusoza kuko bimugezeho ahita kuremera. Okay, ni fresh cyane ndikumva ari neza. Hanyuma ubu ngubu yaragiye, ubayeho guterera ko ngo atakiri mu Rwanda kandi warabanaga nawe. Nyina kimara kugenda ubuzima bwarankanze, ariko akantu yasize yamfondeye. Yaranjyanye ku ishuri, naratangiye kwikorera. Yarankodeshereje n'akageto nabagamo. Icyo gihe bayakanye narabasize aho babanaga nagiye ku ishuri. Kuko nigera kuri teri nahitaga naha. Akimara kugenda araguzima bwangoye cyane. Kwiyakira ntabwo byangoye cyane kuko nari maze kumenya ibyo gukora. Ngenda ngabona 500, ngabona icyo gihumbi. Icyo numva cyo namuvanyeho nyine gikomeye ni ko asigiye umwuga. Nanjye ubu ngubu ngabana nimenya mu buzima busanzwe. Nibwo nyine atajya kumamagara ngo ndemere nk'umubyeyi. Ndavuga ngo
Cape Verde umuhungu wanjye yemeze bite. Okay, abantu bose burya bakunda gukora ibintu hari inyungu runaka bateganya mu muntu. Asiya urebye ibintu agiye gufasha ni nk'ize nyungu yaguteganyagamo, nk'iki kintu wenda wavuga nyine yashakaga kunkuraho iki kintu. Asiya ngiye sinabakora nabo cyo shaka ni cyo ngira bana gashaka kugira ngo nanjye bwanjye nzabona uburyo nzabaho, nzabeho nicuza, nzabeho nyine mfite icyo gukora, usomene nzabujugunye. Kuko mu bintu byamfashaga ntabwo atumaga ngiye njya mu bintu bya social media cyane, ntabwo atumaga najya kuri kamera cyane, kuvuga ngo banze kwiga nyine ibyo ngibyo zaho bikora igihe kigera. Banze kwiga nyine ukumva ko nyine ibintu nyine kumva nyine ibintu ariko nabonaga ibintu byanyifuriza, nkabona ni ibintu byiza kuko urumva yashakaga ko nagira ikintu cyo mukuraho gifatika. Akambwira ngo ubu tuvugana ya channel yawe ufite, nayo mfite channel nyine ina uploadinze yo ndirimbo. Ntabwo nshaka najya kuri kamera nkagutwikira ikarigeza abasabu. Nanabigufashamo ikabona monetize. Ariko igihe nikiragera. Wowe umugino banza wige ibyo zawe bigira ngo cyambe no uvuga ngo ufite icyo ukora, ufite umwuga runaka wagufasha. Ibindi bizaba byizana kuko ibindi biza mu nyongezo. Nanjye rero nabitekejeho nyuma nza gusanga nyine naje gusanga byambwiraga ari byo. Kuko ubu ngubu mbashije kwibesha, ariko nahise navanga nyine yaza gutuma njya mu by'amafilimi naho bagira cyane nkabijyamo. Ubu ngubu mba narazimye ugasanga kubaho birangoye, mo ndasaba amagambo ngo mwamaye 1000 mwamaye, ariko ubu ngubu nta muntu nsaba, ubwo nanjye naba ubu ngubu waduha. Ubu ngubu ukora iki se gituma waduha ku mafaranga? Nkora mekanike, nandika ku myenda, nkora ibyapa. Urumva nyine mfite koga nanjye muri Kigali nagenderaho, kandi byose bikesha Asiya niwe tunye mbigera. Wese watanze amafaranga, watanze amafaranga arandemera. Ubu mfite ahantu mbarizwa, imodoka igiraho nkayotokora, moto kangira nkayotokora, amagare nuko. Urumva mbere yanjye ni heza, nanjye mba numva nyine ariko mba numva kiri mari marakongira neza amaze kubonamo agafaranga. Ajyanye nzareba nk'abana bababaye nkabaremera, kuko nanjye banyine barandemeye. Ubuzima mbona bugenda buza nyine ngiye nagira icyizere cyo kubaho. Tugane ku musozo rero, ndagira ngo wowe Cape Verde urumva ugire nk'ubutumwa ugenera papa wawe wakubyaye. Papa wanjye ubutumwa namugenera siko bukakayira. Ngiye duhe ko namuhati ibibazo, duhengeye namubaza impamvu, namubaza ikintu gikomeye. Kungo kuba narize ngo nsoze kwiga, birashakaga kwiga kuko ubundi byo nashaka kwiga sibyo nize. Namubaza ngabaze ko kuki utanyitayeho ngo nanjye iri nk'abandi bana. Aramubwira ngo no kuba wenda ngana no kuko narakuze ngo ngire igikuriro n'abandi niyo yabigizemo uruhare. Namubaza ibintu byinshi cyane, kumba numva nyine kuko urabona mu buzima bw'umwana bitangira akiri muto. Bari mu bitekerezo wasanga naragwingiye kuko ubu ngubu wajya wasanga nk'umuntu tungana abareba kure iyo ugasanga nyine mo ndareba imbere yanjye. Hari ibintu byinshi mba mbona nahombye kuza kugira umubyeyi w'umupapa. Ubu ngo ari uburiri mba mfite, ibintu runaka mba mfite, bana ragezeho bavuga ngo ndabikisha. Ariko sinamubonye, ahubwo icyo namubwira ajye tuzahora niduhura nzaho nyine Imana murinzi tuzahora. Ubutumwa wagenera Asiya n'abakunzi be? Asiya ubutumwa namugenera hari muri Amerika, ndamukunda kandi ndamushimira, mushima ibyangejejeho. Ndumbayeho mbona amafaranga kubwe, nabonye akazi kubwe, mu mutima ndawumushimira. Kandi nazacika intege, azakomeza kwemera n'abandi kandi yarandemeye. Kandi nongera kubisobanura bakunda Asiya, ko ndo bamukunde nyine ukuntu babona kuri kamera yisekera, uranikateye. Ubutumwa wagenera abana bo ku muhanda rero? Ubutumwa nagiye abana bo ku muhanda, cyo nababwira wera nk'umuntu akuba iki kiganiro, niyumve ko ubuzima bwe aka kanya buri mu kaga, numve ko yapfuye, niyumve ko nyine atazongera kubaho nyine nk'abandi bana. Ubwo yagerageza agashakisha uburyo cyava mu buzima bw'umuhanda, akareba imbogamizi afite, akareba niba yasubira iwabo, ubuzima bukongera bugasubira neza. Kuko nyine ari n'abana biba baturutse ababyeyi basanga barabacitse. Ariko ngiye cyo nabwira abana bo ku muhanda bareke kwiheba, imbere ni heza, bareke kwiyoboza ibiyobyabwenge, kuko imbere ni heza. Hanyuma umuziki wawe ugeze rero? Umuziki wanjye ndacyawukora, kuko mfite indirimbo bita Mane nasohoye muri iyi minsi, bayita Mane. Iyo ndirimbo nayikoraga ngira ngo ni Eric Asiya kuko ari muri Amerika.
nagira ngo mwereka nyine ko ibyo yanyigishije nabigezeho kurimo no kubikora ko nari nambaye n'isurubeti ndi mu kazi ndimo nasaga nyine nkaho mushimye ariko nabwiraga abantu bakoze bihangira imirimo dushaka amafaranga cyangwa turimbira kuri mane twumve nabidenze maniga street n'agatigito haraka kugafatani kamata zihiringa paka ndenge niyo mipaka abahungu ku gatigito twerekeza imirimo niba ushaka gafa twereka gukwamira geto gana mabarabara ureke nayo mabara shaka mane uzaba icyamamare mu bwato bw'umusare witwe mutoka mbare ko nagatera kamwe ibindi bikubimo ni byinshi ibyo mavuga ngo abanyarwanda turashaka mane urubyiruko turashaka mane